Ni kenshi ibihugu bigize uyu muryango bitakunze kumvikana mu mikoreshereze y'amazi y'uruzi rwa Nili. Buri kimwe cyumva ko icyo cyafite uruhare kurusha ikindi. Abahanga mu birebana n'amazi bavuga ko igikwiye ari ugushakisha uburyo ibyo bihugu byakemura ibibazo biriho bashingiye ku ihindagurika ry'ikirere ryibasiye isi. We need to decrease evaporation in the reservoirs. Dukeneye kugabanya amazi agenda nta mpamvu. Tugomba gukora mu buryo buri tekinike ntihagire amazi aducika. Abantu bakoze neza bafatanije ibikorwa bya tekinike bikitabwaho byatuma ibibazo byose biri muri uyu muryango bivaho. Bityo muri iki gihe kiri imbere amazi agatanga inyungu. Water is abundant in the future. Inama yamaze iminsi 3 ibera i Kigali yasanze ibibazo bikiboneka mu muryango w'ibihugu bihuriye ku kibaya cy'uruzi rwa Nili bituruka ku kudakorera hamwe kuko buri cyose cyita gusa ku nyungu zacyo bwite. Gusa abaminisitiri batandukanye bashimangira ko ibihugu bigize uyu muryango bigiye kwihatira gukorera hamwe hagamije gushaka inyungu zihuriweho nk'uyu muryango. And I should say conditional optimism because it will depend on. Ndabivuga mbyizeye ko byose bizakunda ari uko dukoreye hamwe. Iri jambo ryakoreshejwe cyane muri iyi nama y'iminsi 3 ariko birakwiye ko rishyirwa mu bikorwa by'imishinga y'ikibaya cyacu. Sinshidikanya ko ibivuye muri iyi nama bizatuma twungukira mu mazi y'iki kibaya cyangwa ndi yo ku isi yose. Other water related organizations around the world. I believe we have come halfway. We have crafted the framework agreement. Ndizera ko hari aho tumaze kugera kure kuko ibihugu 6 byamaze gusinya amasezerano yo gukorana. 3 byayashyize mu bikorwa. Igisigaye ukuyagira yabo hanyuma tukareba imishinga ihuriweho yadufasha tugahana ibitekerezo. Ibyo tumaze gukora byadufasha kuzamuka tunashingiye ku myumvire y'ubumwe bwa Afurika. Urumva ibihugu 11 dufatanyije twakora byinshi. Dukeneye gukorera hamwe gusa. Everyone is conscious now that we have to work together. Kugeza ubu imishinga y'amashanyarazi afatiye ku masoko y'uruzi rwa Nili mu bihugu bitandukanye ni megawati 5,600 mu gihe azagera kuri megawati 23 mu myaka 20 iri imbere. Cyo kuri ibihugu 10 bigize uyu muryango birasabwa gufata ingamba zihariye zo kwita ku masoko yiroha mu ruzi rwa Nili kugira ngo imishinga ifatiye kuri ayo mazi ibashe gushyirwa mu bikorwa nta nkomyi. Jean Claude Mtuyezu, i Kigali.